byihore uza agahinda Imana ifite kubwa urasengana amacakubiri. Nagize agahinda mbona mu Rwanda hari abarokore bafite ingengabitekerezo, ukabwiriza ryakotseho uryambariye ku ngengabitekerezo. Mutima waracyarimo abahutu n'abatwa n'abatutsi. Mana yambwiye ngo mubaze niyukorera niyahe message Dawidi hanyuma dusoze ngerera muri Samweli wa 2 ibice bya 18. Uko Imana yasezeranije abayikunda Afrika ibabwira ko hagiye gusubiraho ubwami apana demokrasi y'abaperezida. Muri Afrika hagiye gusubiraho ubwami. Yes. Umwami uzabaho mw'iyi minsi ya none ntago azaba ari wa mwami uterekera, azaba ari wa mwami ndashaka kuvuga ngo hagiye kuzaho ubwami bw'ubwari mu Bisirayeli. Nibwo Imana igiye kuzana. Nagaruko bamwe nuko bagendaga, abandi bagaragaraga bagendera ku mbago badafite bino bice byose by'amaguru, abandi bagaragaraga amati yabo hari ukuntu akonjamye ku buryo ubona ko amati akonjamye nyine ako gasuzuguro yakarambiwe, ako kamenyero yakarambiwe, kuyibeshyera ko yavuze itavuze. Mana y'amahoro ikugirire neza. Mana irambwira ngo hari abatakigira ubutumwa bwiza, bafite bya bindi bavutse mu mitwe yabo babeshesha abantu bashaka kubahanira ibitangaza kugira ngo babone indonke. Ari Imana ishaka gusubiza ingoma y'icyami, kandi tuzi ko ingoma y'icyami nayo nta cyiza cyayo. Ingoma y'icyami abantu bari bagifite umuco, bari bagifite urukundo. Ingoma y'icyami nta mukoroni wari uri gutanga amabwiriza mukore gutya mugire gutya. Ingoma y'icyami kandi navuga ngo wenda ntago benshi babona ibyiza byayo, ariko kurikiranya amateka y'abami ngo mbwira abakristo bose bari mu isi hose gutandukanye n'ebwe gusa. Kandi yambwira mwibuke ubuzima bugirwa n'ibice bitatu. Tugira uyu mubiri, tukagira ubugingo, tukagira n'umwuka. Kandi bo muri iyi minsi Mana yambwiye ngo bari gusengera. Ikiganiro cyacu kivuga ubutumwa ngize umugisha, ndi kumwe n'amahanga, murabona ko ari kugira gucisha amwenyura, yishimiye kugaruka mu rugo cyane. Turakwakira umuryango. Nanjye ndabyishimiye ko munyakire, murakoze kunyakira ku Musaraba TV. Nari maze igihe kinini ariko nagarukanga abakunzi b'Umusaraba TV, ahubwo ni impamvu zitandukanye. Ariko narindi no mu murimo ntabwo naburetse. Nangeze ni impamvu zibanga cyangwa zimwe ni impamvu z'uburwayi, wenda benshi mu nshuti barabimenye, ariko ndashima Yesu ko yabigenje neza, narakize. Urumva umeze neza, watoye kamitende n'imitende bavuga? Karaga kaje? Karaga kaje, ngira ngo ni mitende, bazatubwira abakunzi bacu bari hakurya. Yes. Imbaraga z'umubiri zatangiye kugaragara. Ese ubugingo bwo nta kibazo bwaragize muri ubwo burwayi? Dushima Yesu turindira ubugingo. Buriya umuntu wageragejwe n'umubiri cyane ni umuntu witwa Yobu, ariko Imana imurindira ubugingo, irabwimana. Nanjye ndashima Imana rero, ubugingo ni muzima, arakomeye, aracyari muri uyu murimo nyine kugeza igihe cy'iherezo cyangwa se ku munsi w'amateka. Amen. Imana ishimwe rero ko nubwo wahuye n'ibyo bibazo byose, ako dushima Imana ko yakurinze, cyane cyane ko nkunda kuvuga yuko abarwaye bose ntabwo ariko bakira. Ariko dushima Imana yuko we warwaye, Imana ikongera ikakugarura ugakira, ikona yuko ugifite umurimo wo gukora. Dushima Imana rero yuko wumviye n'Imana ukabuje gukomeza umurimo yaguhamagariye. Kubwa neza kandi imbaraga n'amavuta kuboneka mu izina rya Yesu. Amen, amen. Reka tuguse kandi benshi bagukumbuye, nanjye ndimo nge nagusohoje, ariko kandi dusurize n'abantu tuteze amatwi bagukunda nagiye kumenya muri kano kanya. Ni benshi cyane, ndabayambiriye cyane mwese abakunzi b'Umusaraba TV, no kuri yambu cyane
ndabakunda cyane mana yanjye sinzi aho mpera abasirikare ba Kristo abo tubana online mwese yambi cyane kandi inshuti twungutse muri iki kiganiro ndabizi ko haba hari abakunzi bakunda ibiganiro tugenda dutambutsa hino ariko hari n'abashyashya baba bakurikiye iki kiganiro bwa mbere namwe ndabayambiriye cyane ni ukuri nsuhuje cyane umuntu witwa Pastor Isirone ni umubyeyi wanjye nkunda kubana n'umubyeyi wanjye ni ukuri iminsi y'umwuka mba numva ari papa wo mu mwuka kubera ko n'umupapa mukuru afite imyaka irenga 80 rero akunda Imana cyane no kuri hari yumve ko musuhuje umuntu nawe witwa Niyongera Loni ni benshi Didasia Delphine Bosco Stephanie Clotilde mwese inshuti zanjye mwese harimo Karine Diane mwese aho muri mw'ibyo bihugu Uwiteka abarindire Umwami Imana akomeze abankomereze mu buryo bwose bw'umwuka cyangwa ubw'umubiri dukomezanye runo rugendo muri rusange reka mvuge abanyarwanda abarundi n'ubundi wese ubasha kumva uru rurimi aho muherereye mu mpande enye z'isi mwese ndabakunda cyane ariko ndabizi ko Yesu abakunda kundusha Umwami Imana akomeza asakaza amahoro ye muri mwebwe amen amen urakoze cyane Imana y'amahoro rero iguhe umugisha nshuti muvandimwe uduteze amatwi muri kano kanya n'uyu nguyu ni mama w'amahanga Esther niwe tugiye kubamenyesha mu kanwa ko mbaseka mwari batumye bakora mesaje Imana yamuhaye ko ni n'umuhanuzi uko umwuka ari ubushobozi Umwami yamuhaye ubutumwa niko agiye kubutangiza reka nanjye ngusabe gusenga Imana numara gusenga Imana ukomeze kumwuka kuyobora urugendo rwawe amen amen niyemerere abantu badukurikiye twese duce bugufi ujya nkunda kubwira umuntu ukurikiye iki kiganiro data na mwana kandi twese rero nimerera duce bugufi imbere ya data haba ari aho wavuye wongera ubyuke kandi yaba ari ikibazo ufite uyu mwanya ugishyira imbere ya ushoboye byose turagushimiye data wa twese mwiza papa mwiza papa udukunda papa utwitaho papa uturwanirira isegonda kurindi papa utanga ingabo nyinshi zigapfa ku bwacu turagushimiye tukuzamuriye ibiganza wagize neza papa warandinze ubinjira mu burwayi bukomeye data uyu mwanya ngarutse kuri no kamera ameze neza mbasha kuvuga ngenda bikemera kandi ndagushimira wandindira umuryango mugari w'abasirikare ba Kristo urinda umuryango mugari cyane w'abakunzi b'umusaraba TV urinda umwana wawe umukozi w'umusaraba TV umunyamakuru ndetse ndashima ko n'umuryango wa ari amahoro papa dufite amashimwe menshi twavuga bukira bugacya ariko ushimwe by'imitima yacu bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa imbere y'amaso yawe ndagushimira ko byose wabibonye kandi wakiriye amashimwe yacu yemerere kandi uyu munsi uyu mwanya data duciye bugufi imbere yawe Mwami Imana wongere kweza ubwoko bwawe data mwiza uri Imana nyiribambe n'imbabazi turi imbere yawe turakwinginze papa maraso ya Yesu Kristo aboneke ku bakunzi b'umusaraba TV bose mu izina rya Yesu atubera ikimenyetso cy'abaragwa b'ubugingo yemerera kandi tubonereho kukwinginga uyu mwanya data ngewe ngiye gutambutsa iki kiganiro reka nkubere mikoro wirangurure nimbure uboneke papa usakaze hose ubu butumwa aho wagambiriye kubugeza yemerera bugira bo bohora mu izina rya Yesu Kristo bugira bukura abantu bawe naho bubageza kandi bugira ibyo burema abishasha mu izina rya Yesu Kristo.
nkeka ko ari uko bari babyita inkoni yera. rero bamwe nuko bagendaga, abandi bagaragaraga bagendera ku mbago badafite bino bice byo hasi by'amaguru, abandi bagaragaraga amatwi yabo hari ukuntu akonjamye ku buryo ubona ko amatwi akonjamye nyine, cyangwa se hari ukuntu abantu barwara ibintu bibyimbye ku ruhu, amatwi yaraje arituka gusa n'ikintu cy'ikibuye cyometse ku matwi. Bane tugirire neza. Abandi bari bafite intoki ariko intoki zikonjamye, ibiganza byabo bikonjamye. Data wo mu ijuru atugirire neza. Mana irambwira ngo hari abantu bibwira ko bareba batakireba. Mana itugirire neza. Nimvuga kureba mwumve munsi y'umwuka, kuko iyo turi hano kuri iyi kamera ntabwo tuba twazi kuvuga iby'uyu mubiri cyangwa turi kuvugira mu mubiri. Hari abantu bibwira ko bareba, bakaba bibwira ko berekwa kandi batakerekwa. Mana itugirire neza. Ukaba uri gukorera mu marangamutima, uzi neza wibwira ko ari Imana iri gukorana nawe, kandi uri gukorera mu marangamutima cyangwa uri gukoreshwa na Satani. Mana itugirire neza. Kubera iki uri muravuga igitagutumye, ndetse uri guhanura ko runaka yahanuye, ugahanura ibijyanye n'ayo marangamutima, uri guhanura kubera amakuru wumvishe, ugahanura bijyanye n'amarangamutima yawe. Mana ako gasuzuguro yakarambiwe, ako kamenyero yakarambiwe, uyibeshyera ko yavuze itavuze. Mana y'amahoro tugirire neza. Mana irambwira ngo hari abatakigira ubutumwa bwiza, bafite bya bindi bavutse mu mitwe yabo, babeshesha abantu bashaka kubahanira ibitangaza kugira ngo babone indonke. Ari ibintu bafite mu mitwe yabo, bahora bahanura amahoro, bahora bahanura ubizi neza ko ari umunyabyaha, ukamubwira ngo Imana iguhaye ibi. Mana yambwiye ngo abo ngabo ibirenge byabo byaracitse. Data yambwiye ngo abantu bahoze bafite impano bagasengera abantu bagakira, uzabyibazaho impamvu usengana n'umuntu ukwezi kumwe, mugasengana amezi abiri, mugasengana umwaka atarakira. Mana yambwiye ngo umuti yari yarashize, ibiganza byanyu byarikunze, ntabwo bigikora, nta muti ukibaho. Mana itugirire neza. Amatwi yanyu kubera kuyamenyereza kumva iby'amarangamutima yanyu no kuyamenyereza iby'irari ry'isi yarapfuye. Mu yandi magambo nta matwi mufite, ahubwo kubera ko hari ibyo ushaka kumva iby'urukundo biba kageze iwanyu mu ngo zanyu, kageze mu miryango yanyu, ahari ibyo wahanuye uzabona bitahise bibera iwanyu, ariko kazagera iwanyu. Njya mbabazwa cyane n'iyi miryango igira ingaruka ku bwanyu, ariko Data wo mu ijuru afite uko azagenza be. Mana y'amahoro itugirire neza. Mana irambwira ngo mbwira abakristo bose, mesaje narifite ku bahanuzi niyo ufite ubwenge cyangwa yumvi iby'umwuka bwira amatorero cyangwa ubutumwa bwanyu, mubwumve mu butekerezo ukora icyo wagakwiye gukora, usengere Data no mu kuri no mu mwuka. Ni ukuri naho wahanura ugahanura rimwe mu mwaka, ariko uhanura iby'ukuri. Ku muhanuzi ntabwo ari ngombwa uhanure umunsi neza mu gitondo na saa sita na nimugoroba. Hanurira Data ibyo yagutumye, uzemerwa. Ese kuki ushaka ko abantu bakwemera, Imana ukayikuraho? Uri gukorera nde? Mana yambwiye ngo mukorere, nimba mukoze gutyo murabinaha mu isi, ariko ijuru ntabwo muzabona. Nimba udahindukiye ngo uve muri ibyo urimo, abashaka icyubahiro bagishakishe gukora ibyiza no gukiranuka. Kandi Yesu yabwiye intumwa ze cyangwa abigishwa be, arababwira ngo rero ubu ushaka kuba mukuru nawe umugaragu w'abandi. Mana itugirire neza. None wowe kuki ushaka kwizamura, ushaka icyubahiro, arya inyuma y'abandi akagihabwa, bakamuzana bakamushyira mu byicaro bye? Kuki wowe ushaka kwizamura Data atakuzamura? Ukaba warizimbiriye Data akakuzamura, ko aribwo uzagira agaciro.
Mana y'amahoro ibagirire neza kandi bakomeze kandi baha ubwenge bwo kugarukiraho hano mu isi si iwacu cyakora nushaka kuhaguma uzahaguma kuko Satani icyamuzanye ni ukukugusha akakurinda. Mana tugirire neza ambwira ngo mbwira abakristo bose bari mu isi hose gutandukanye n'ibyo gusa kandi yambwira mwibuke ubuzima bugirwa n'ibice bitatu tugira uyu mubiri tukagira ubugingo tukagira n'umwuka kandi bo muri iyi minsi Mana yambwiye ngo bari gusengera mu mubiri abandi bari gusengera mu marangamutima usengera mu mubiri ndavuga ngo utangarize ngo urasenga ukumva n'isengesho ntiriri kuva aho uri mbese basenga amagambo ukumva urayasubiramo rimwe ubuze n'ibyo uvuga kubera ko ntabwo wahaye umwanya Imana ntabwo umwuka wera wamuhaye ikaze muri wowe usenge ibyumvikana. Mana itugirire neza ariko Imana irambwira ngo dore akaga kagwiriye itorero abanyamwuka abanyamasengesho basumba abantu abakristo bari gusengera mu marangamutima cya cyiciro cy'ubugingo tugezemo n'ubuzima bwacu bwa buri munsi kugira byinshi twifuza kugeraho benshi tuba twaramenye rwose imbere hacu tukavuga ibyo dushaka abagore beza dushaka abagabo beza dushaka imitungo dushaka kugeraho imiryango dushaka kugira uko izaza mbese byose ukabishyira imbere yawe. Mana yambwiye rero irambwira ngo abantu baguye gusengera mu marangamutima kandi akaga gahari Satani yohereje ingabo nyinshi urimo urasenga muhanuzi umushumba mukristo kuko iyi mesaje irareba umuntu wese Satani akaza agakora urukuta n'abamarayika be bakaza bagakora urukuta wera kuri gusengera muri ya marangamutima nta nubwo wemerera Imana ibisengesho uzasanga birimo videwo y'ubuzima bwawe yazanzuye ufite aribyo byifuzo ufite nibyo uhora usengera kubera ko rero uri muri ya marangamutima Satani yihindura marayika w'umucyo. Nabonye abantu benshi bakira ibisubizo bitangaza ariko bakira ibitangaza bibazanira akaga. Satani yihindura marayika w'umucyo ashoboye gutanga ibintu byose akaza akakuzanira igisubizo nyamara kitavuye ku mutima. Niho nyuma aba bantu babinyuzemo n'abatarabinyuramo ababinyuzemo bo barabizi bazi uburyo bari kuregeka mu buzima bwabo, bazi uburyo bari kwikiza, bazi uburyo bari kubaza Imana, bari kubundi ni wowe bavuze cyangwa si wowe kuko bamaze guhura n'ingaruka. Datayambye ngo mutandukanye ibihe byo gusenga kandi n'indi ngo witeka niba wiyumvaga muri icyo cyiciro ubwira Imana ikongera ibihe byo gusenga, nusenga wumva uri mu mwuka, nusenga wumva wimutse mu yindi si. Burya uri gusenga uri mu muntu wumva wimutse wagiye, ntabwo amasengesho yawe azamamaganya, ntabwo wumva uri mu mashine, wumva uri mu yindi si, wumva uri mu zindi mbaraga. Nisaba Imana ibatandukanye gusenga, Imana itugirire neza. Icya gatatu data yambwiye ngo mubabare. Ndabona abantu benshi babaye inkingi kubera kutababaye, mbona bari kwireba bagize ibyo bindi ntabwo ari imirambo mbaza Imana n'ibindi. Abo bantu bari kugira iki? Ntigiraga ko ari itarasobanura, numvaga ari nk'icyorezo gikomeye cyatere kigiye gutera. Imana irambwira ngo abantu bagiye gupfa bisebe kutababaza. Irambwira ngo umuntu yibwira ko akiranuka ariko kubabarira byaranze. Data yongeye kumbwira ngo mbasomere aya magambo. N'amagambo ari muri Mika. Turaza gusoma umurongo waho wa 8. Turaza gusoma n'amagambo ari mu Luka muri Matayo 6. Reka duhere muri Mika ibice byaho 6. Mika ikikora ko umurongo w'umwana w'umuntu ngo yewe mwana w'umuntu we yakora iki cyari Mana yakweretse iki cyari
gukora ibyo gukiranuka, kora ibyo gukiranuka, gukunda kubabarira, ukunde kubabarira, no kugendana n'Imana yawe, no kugendana n'Imana yawe wicishije bugufi mwami Imana gukomeye. Bene ndasaba kumva aya magambo abantu benshi ntabwo bashaka kumva mu matwi yabo, kubera ko uko dushaka kugenda, ariko uko ushaka kugenda ndasa n'abafite ashaka kugenda. Mana itugirire neza, Mana ivuganye natwe, Mana ivugana namwe, bavuga ngo icyo ngushakaho ni ugukora ibyo gukiranuka. Aha hantu ngiye kugera ndashaka uwaca umurongo, kuko nibwo butumwa bw'uyu munsi, gukunda akubabarira. Ntabwo ari ukubabarira bya bindi byawe ukuye ku mutima ukaba ngo ndakubabariye neza ukaba wabigaruye. Wareba umuntu ukamubonamo ibya kosa yagukoreye, ukamubonamo yarakwikiye, mpita mvuga icyo kintu gikomeye, kubera ko kubabarira umuntu wakwikiye ni ibintu bigoranye. Ariko dutegetswe, data aravuze ngo dukunde kubabarira. Mana itugirire neza, dukunde kubabarira, bivuze ngo ukunde kubabarira, mbese ubikore kandi ubikunze kandi ubibagirwe. Dusomere na Matayo 6:1-1 wa 14, ibice 6 umurongo wa 14. Yego. kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, ngo kuko nubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira namwe. na so wo mu ijuru azakubabarira nawe. Bishize mu bumwe, ariko ni twese tubwirwa. Ariko hano iyo uri kureba iki kiganiro ushobora kukireba uri umwe cyangwa ugatumira abandi, ariko aravuze ngo kuko nimubabarira abantu ibyaha byabo, na so wo mu ijuru azababarira ibyaha byanyu. Bivuze iki rero? Bivuze ngo nitutababarira natwe nta mbabazi dukwiye, nta nizo tuzabona. Tutababariye nta mbabazi tuzabona. Baroma 12 waravuga ngo umwanzi wawe nasonze umugaburire, nabura ibyo kurya ubimuhe, nabura ibyo kwambara ubimuhe. Sinzi nimba ubishoboye mw'uyu mwana, cyangwa mutajya guhura ugaca kure, cyangwa utamutekereza ukarwara umutwe, ariko utegetswe kubabarira kugira ngo nawe wakire imbabazi za Kristo. Mana itugirire neza, mureke gukunda icyaha cyitwa kutababarira. Ushobora kudakura ibindi byaha rwose utanasayisha, ariko mu mutima wawe harimo inzika, harimo kutababarira, harimo wa muntu uhora wikoreye. Yesu uzamwikorera kugera ryari? Mana yambwira ngo mugarukiraho, mwige kubabarira, mwige kubabarira. Yesu we umwe mu bari baje kumufata, Petero yamuciye ugutwi, ati nagaruka urwana, aragufata gusubizaho. Mana itugirire neza, birakwiye ko nta mukristo ugira inzira. Mana yambwiye ngo ikirere cy'abarokore b'iyi minsi kibaye umukara kubw'iyi mpamvu. Barokore benshi bari gusengana amacakubiri. Abarokore uza agahinda Imana ifite ku bwawe, urasengana amacakubiri. Nagize agahinda mbona mu Rwanda hari abarokore bafite ingengabitekerezo, ukabwiriza ryakotse uryambariye ku ngengabitekerezo. Mutima waracyarimo abahutu n'abatwa n'abatutsi. Mana yambwiye ngo mubaze ngiyo ukorera niyahe uruwinaha mu isi, niba ukitwa ngo uri umushumba, uri umupasiteri, usenga n'ingengabitekerezo, ibi yivangura amoko, ibi yivangura dini, ibi yivangura akarere. Yambwiye ngo uruwinaha ijuru ntaryo uzataha ntizahinduka. Uri umuririmbyi, uri kuririmbana ingengabitekerezo,
Mana yambwiye ngo uruwinaha nudahinduka ijuru ntaryo uzabona. Uri umukristo uba mu rusengero ariko uri gusenga n'ingengabitekerezo. Mana yambwiye ngo baragusutse n'uwakwigishije kuyigira akabigutoza uzavuge ko yakwishe. Uri umurambo mbere w'iteka ntugaragara, iwanyu n'indaha ijuru ntaryo uzata nudahinduka ngo ugarukira. Uri umudiyakoni n'umuntu arinjira ukamubaramo icyo ari cyo. Mana yambwiye ngo uruwinaha mu isi ntabwo ijuru uzaritaha nutagarukira. Mana itugirire neza, mugarukiraho bene data. Mana yambwiye ngo wowe ugendana Bibiliya nkubazira ijambo. Mbese urabizi neza ko Imana ijya kurema mu itangiriro byanditsemo muri Bibiliya ugendana. Yavuze ngo turebe umuntu usa natwe, abanga umugabo n'umugore nuko baremwe. Mbese urabizi? Mana itugirire neza, yambwiye ngo mugarukiraho. Nimura amoko mwabaye abanyamadini aho kuba abitorero rya Kristo. Ariko umuririmbyi yuzuye umwuka, arabanga umwuka, arahamagara abo mu isi bose ngo mubisho rimwe mwongera abumwe mubisho rimwe mwongera abumwe. Kristo ninde wabwiye ko Kristo aciye n'ibice ku buryo bamwe mu b'Abadeperi, bandi mukaba Abangirikani, bandi mukaba ba bishop runaka, abapotere runaka, ukumva utasengeye kuri evangeliste, utasenganye na evangeliste runaka, utasenze. Muri ababo ngabo ntabwo muri aba Kristo. Mana yambwiye ngo nutava inyuma y'ibyo byose iwanyu n'inaha ijuru ntaryo uzataha. Mana itugirire neza. Ubutumwa nari mfite ku itorero nubwo ngubwo navuga ngo kuba Kristo data wo mu ijuru atugirire neza. Ngera muri Yeremiya, hanyuma dutambutse message ireba Afurika yose. Mboneraho no kubwira umunyafurika, ubu umunyarwanda, ube usengera uri mu idini runaka, ube murundi, usengera he, ntabwo nitaye kuri ibyo. Icyo nzi ni ukuri umunyafurika. Bongera ibihe byo gusengera Afurika. Yeremiya 31 ariko umurongo wa 3 ugeze ku wa 5. Sengera Afurika yacu ibohoke ko data ari dusezeraniye. Yeremiya 31 ibice umurongo ni wa 3 ugeze ku wa 5. Uwiteka yambonekeye kera ati, ngo Uwiteka yambonekeye kera ati, ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Ni ukuri nagukunze urukundo ruhoraho. Nicyo cyatumye ngukura neza nkakwiyegereza. Nicyo cyatumye ngukura neza nkakwiyegereza. Nzongera kukubaka nawe uzaba wubakitse. Yewe Afurika we, nagukunze urukundo ruhoraho. Wa mwari wa Isiraheli we, nzongera kukubaka uzaba wubakitse. Uzongera kugira amashako yawe. Uzongera kubaho neza, uzongera kubaka Afurika nzima, Afurika itarimo abakoloni n'ibyo bashizemo. Kandi uzasohokera mu mbyino z'abanezerewe. Kandi ab'Afurika bazanezezwa no bakora iby'iwabo kandi babigemurira abazungu. Bazanezezwa no kubaho badafite ubwicanyi n'ivanguramoko, badafite ibigirwamana. Bazanezezwa no kubaho bubaha Uwiteka. Bazanezezwa no kubaho bayobowe n'abami bazi Kristo. Bazanezerwa Abanyafurika. Uzongera gutera inzabibu ku musozi y'i Samariya. Afurika uzatera imbere, uzatera inzabibu, uzagira inganda, uzagira abana bazi ubwenge bafite ubumenyi. Uzongera kugira uburumbuke burenze ubwo wari ufite kera. Yego. Abatezi bazatera kandi bazanezezwa n'imbuto zabo. Abanyafurika muzakora kandi muzungukirwa, muzanezezwa
n'ibyo mwungutse muri Afurika. Mana yambwiye ngo iri basezeranije ije kubikora kandi vuba, nubwo mubona nuhagurutse akagerageza kubikora abamurwanya baba benshi, ariko Imana irambwira ngo ihagurukirije benshi icyarimwe batazabasha kurwanya. Mana itugirire neza kandi Imana isohoze ibyo yavuganye natwe mu izina rya Yesu turayinginga, ntabwo tuyitegeka, ni papa azaduha ibyo yadusezeranije. Reka mpe message Dawidi hanyuma dusoze. Ngerera muri Samweli wa kabiri ibice byaho 18. Samweli wa kabiri ibice byaho 18 biri ku murongo wa kabiri. Samweli wa kabiri 18 dore ku murongo wa 4 tugeze ku wa 5 wa kabiri, dore ku murongo wa 2 tugeze ku wa 5. Dawidi ahera ko agaba ingabo, ngo Dawidi ahera ko agaba ingabo. Ndagira ngo ibi bintu Dawidi ahantu ari n'ababa ari kumwe babyumve neza. Data yambwiye ko aya magambo tuyasubiramo inshuro 3. Dawidi ahera ko agaba ingabo igice cya 3 agiha Yowabu. Ngo ahera ko agaba ingabo igice cya 3 agiha Yowabu. Ikindi agiha Abishayi mwene Seruya. Ikindi agiha Abishayi mwene se wa Yowabu. Yego. Ikindi gice cya 3 agiha Itayi w'umugiti. Ngo ikindi gice cya 3 agiha Itayi w'umugiti. Umwami abwira abantu ati, ngo umwami abwira abantu ati, nanjye ubwanjye sindi bubure gutabarana namwe. Nanjye ubwanjye sindi bubure gutabarana namwe. Uyu ni Dawidi wavugaga. Abantu baramuhakanira bati, wowe nturi butabare. Abantu baramuhakanira, babandi bari kumwe na Dawidi ngo baramuhakanira bati, wowe nturi butabare, kuko niduhunga batazatwitaho. kuko twebwe tugiye tutari kumwe nawe, twe duhunze ntabwo batwitaho. Ndetse nubwo igice cya 2 cy'abantu bacu cyapfa, ndetse nubwo kimwe cya 2 cyacu cyapfa, nabwo ntibatwitaho. Kuko uhwanye n'abantu bacu inzovu. Kuko wowe Dawidi umwe uhwanye n'abantu bacu inzovu. Ahubwo ibyarutaho nuko wakwitegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Yandi magambo ni wowe nutureke tugende, ahubwo usigare witegura kudutabara uturutse mu mudugudu. Umwami arababwira ati, ngo Dawidi arababwira ati, ikibabereye cyiza nicyo ndi bukore. Ikibabera cyiza nicyo ndi bukore. Kuko umwami ahagarara mu bikingi by'amarembo. Ngo nuko umwami ahagarara mu bikingi by'amarembo. Ingabo ze zirasohoka amagana n'ibihumbi. 5. Maze umwami yihanangiriza Yowabu na Abishayi na Itayi ati, ngo maze umwami yihanangiriza umwami na Abishayi ati, ku bwanjye murangenzereze neza. Uwo muhungu Abusalomu. Kandi abantu bose bumva uko umwami yihanangirije abagaba bose ibya Abusalomu. Ngo kandi abantu bose bari bajyanye na ba Yowabu bumva uko umwami yihanangirije Abusalomu. Dukomeze. Rekeraho. Imana y'amahoro ikumere umugisha. Amen. Ndagira ngo Dawidi wite kuri aya magambo, wongere uyumve. Mani tugirire neza. Ndagira ngo mbibutse kuyu Abusalomu yari umuhungu wa Dawidi, ariko yahigaga Dawidi n'abantu be ngo abice. Hanyuma Imana yemerera Dawidi gutera Abusalomu. Hanyuma kandi Dawidi nawe agaba ibitero abigabanyamo ibice 3, ariko Dawidi ngo yifuza kujyana nabo. Arangije abantu ngo baramubwira ngo Dawidi rwose tubabarire ntujyane natwe, kuko twebwe ntacyo byatubwira, ntacyo tubuze kuri bo, ariko wenyine umwe ungana n'abantu inzovu bacu. Mana y'amahoro itugirire neza. Dawidi yumvira aba bantu,
aravuga ati noneho biba uko mushaka. Dawidi ntiyajyana nabo, ariko yari yabihanangirije abizanamo amarangamutima. Aravuga ati Yowabu, ndakwinginze uyu muhungu wanjye ntimumwice. Ariko byari amarangamutima y'umubyeyi. Ahari nawe wumva ko umwana wawe agiye gupfa, niko wabikora, cyangwa umuvandimwe cyangwa undi muntu wumvaga ari uw'agaciro, niko wabikora. Ariko ndagira ngo nkwibutse ko uyu yari umwanzi wa Dawidi, yari umwanzi wabo bari kumwe. Mana itugirire neza. Abusalomu nta kintu cyiza yifurizaga Dawidi, nawe yamuboneye ari kumwica, ariko agira amarangamutima. Arabatse umwana wanjye mugire uko mumugenza. Ngo nuko ibyakurikiyeho nyuma iki gice uze kugisoma. Abusalomu barateye, hanyuma ngo aza gufatwa n'amashami y'ibiti, aratendera hejuru. Hanyuma umwe mu bantu bari kumwe na Yowabu aramubona, agenda yiruka abwira Yowabu ko yabonye Abusalomu. Yowabu ahita amubwira nabi, aramubwira ati kuki utamusogose? Aravuga ati numvishe ibyo databuja mwami Dawidi yavuze, ntabwo nashoboraga kurenga ku byo yavuze. Yavuze ko tutazamwica. Yowabu ahita amubwira ngo ntabwo nshaka guterana nawe amagambo cyangwa gushogoranya nawe. Arangije yohereza abagabo 10 baragenda basogota Abusalomu. Ngo Dawidi yumvishe inkuru ko umwana we yapfuye, yiyambika ibigunira yirabivu, ararira cyane, araboroga. Ngo arurira hejuru, araboroga, ariko yibagirwa ko ari kuborogera umwanzi wagombaga kumwica. Ngo nuko abantu nabo bajya kwihisha, baratinya. Mana itugirire neza. Dawidi ntiyatekereje ko Abusalomu wari upfuye yari umwanzi wabo, yagombaga kubarimbura. Yowabu yari umugabo uzi gufata umwanzuro. Aragenda yegera Dawidi, aramubwira ati ubabazwe nuko Abusalomu umuhungu wawe yapfuye. Ati biragaragara neza ko twebwe niyo dushiraho ntacyo byari bikubwiye, ubu ntabwo umeze gutya. Mana tugirire neza. Ndashaka kubira Dawidi ngo gira ubwenge kandi wumvira umwuka. Hanyuma Yowabu anafata umwanzuro ukomeye, aramubwira ati noneho nukomeza kumera gutyo njyewe ntago buri bwira. Hari umugabo ukiri mu iki gihugu, ukirimo muri twe. Mwana yavuga ati abagabo bose ndabica kuko ntacyo twakoze biragaragara. Dawidi amarira yari afite arashira, yumva ko ibyo akora ari guhemukira rubanda kandi ari bayobora. Mana itugirire neza. Rero Imana yambwiye ngo ugire ubwenge kandi ugire amacenga, kandi wirinde, kandi umenye abantu muri kumwe abari bo. Umenye ihene uzishyire ku ruhande rumwe, umenye intama mukwiye kugendana. Data wo mu ijuru aduhana umugisha. Niyo message nari nazanye umunsi. Shalom shalom. Yego, ese mbere ko tukurekura Dawidi ubu ngubu ari hehe? Dawidi agiye kujya hehe? Duha amakuru ya Dawidi mbere ko tukurekura. Imana iramutse itangaje Dawidi ahantu ari, ndagira ngo mbatangarize ko niyo yahambwira njye ntahavuga. Kubera ko ni Dawidi nyine, nimba ari kurwana na Abusalomu ko n'abavukanye, cyangwa yego n'abavukanye ko bose n'abanyagihugu burya bari abavandimwe. Nimba rero Abusalomu ari kumuhiga, nawe akaba ashaka gufata igihugu akakiyobora mu mahoro, akagiha byinshi byagiye bibura mu iki gihugu. Ni igihugu gifite ibibazo bitandukanye, ari iby'amayesansi, ari iby'ubukungu. Muri minsi bari kubura umuriro ku buryo butangaje kandi bubabaje. Rero ntago mbaye rwose nzi aho Dawidi ari, ntabwo nabatangariza aho ari kubera impamvu z'umutekano wa Dawidi. Ese kubera iki Uburundi ariho muri Rwanda cyane ko Dawidi? Ese mu Burundi niho hari ikibazo kuruta isi ibindi bihugu byo ku isi yose? Kubera iki Uburundi kandi turebye Afrika hose? Kubera ko intego yacu group abasirikare bakurikiye bangoboka Afrika. Ndagira ngo ntangarize abakunzi b'Umusaraba TV mu bihugu bitatu dufite biri mu Rwanda,
birimo Burundi, birimo Kongo. Imana yadutangarije ko n'ibihugu bigiye kugera amahoro azaba asasakara muri Afurika. Navuga ngo bizaba nk'amarembo y'ibohoka rya Afurika. Rero impamvu duhanura Burundi nuko Imana yasezeranije abayikunda Afurika, ibabwira ko hagiye gusubiraho ubwami apana demokarasi y'abaperezida. muri Afurika hagiye gusubiraho ubwami? Yes. ubwo no mu Rwanda twiteguye ingoma y'ubwami se? bizaba. ryari? ntabwo iratubwira igihe kuko iri kutubwira iby'i Burundi. nese ingoma y'icyami ya repubulika nziza ni iyihe buriya koko? kubera iki Imana ishaka gusubizaho ingoma y'icyami kandi tuzi ko ingoma y'icyami nayo nta cyiza cyayo? ingoma y'icyami abantu bari bagifite umuco, bari bagifite urukundo. Ingoma y'icyami nta mukoroni wari uri gutanga amabwiriza mukore gutya mugire gutya. Ingoma y'icyami kandi navuga ngo wenda ntago benshi babona ibyiza byayo, ariko kurikiranya amateka y'abami nubwo nabo bateraga bagaterwa, ariko kandi baharaniraga ubumwe bw'igihugu cyabo bikavuga ngo rero niba byibura abantu barahuzaga umutima bakaba bati tugiye kwagura igihugu, ariko bahuza umutima ntabwo bo bwabo hagati muri bo barwanaga, ahubwo bahuzaga umutima wo kwagura igihugu. bivuga ngo abanyafurika nibongera kugira uwo mutima bazahuza umutima wo kwagura Afurika, haba mu bukungu, mu mibereho myiza, mu bice bitandukanye by'ubuzima. Yego, niyo mpamvu Imana ishaka kongera kugarura abami. Ikindi nubwo benshi bazi ko abami bakoreraga ibigirwamana, benshi bari bafite ibigirwamana, ntabwo bemeraga Imana. Nicyo ngiye kuganira ko batemeraga Imana, ntabwo bemeraga Imana, ariko umwami yita Imana. iyo tugendekereje dusanga mu Rwanda barimo bemeraga Imana, nimba baritaga abana bitwa Habarurema, bivuga ko mbere y'izo mana bizeye hari Rurema waremye umuntu, byumvikane ko bayihaga agaciro. Ariko umwami uzabaho mu iyi minsi ya none ntabwo azaba ari wa mwami uterekera, azaba ari wa mwami. Ndashaka kuvuga ngo hagiye kuzaho ubwami nk'ubwari mu Bisiraheli, nibwo Imana igiye kuzana. Ntabwo ari ubwami nk'ubwari mu Rwanda n'urugero cyangwa i Burundi, ahubwo ni ubwami bw'Abisiraheli, bwa bundi butuyemo ubuturo bw'Imana, bwa bundi burimo Kristo, bwa bundi burimo kubaho Uwiteka. Yego, tugiye kuba abayuda bo kuri Afurika mu by'ukuri. Tunezererwa Imana yiduha ayo makuru. Reka tugushime tugane ku musozo, ariko se ibyo bintu bizaba ryari? Iminsi y'Imana ntabwo tuyibara, kuko igitubwira ngo umunsi wacu umwe wahwana n'iminsi ya igihumbi. Rero ibihe n'ibigena, reka dutegereze ko ntibeshya, ntihinduka, ntiryarya nk'abantu. Yego. Reka tugusabe nimba nta kindi bongeraho, noneho tugane ku musozo. Nyuma ya message y'Imana nta kindi byanongera. Uwagushaka yakubona ku zihe nimero? Murakoze cyane. Wifuza kubana na mama w'amahanga, wambona kuri 0775736670. Iyo ni nimero niyanjye, ariko ni ya groupe abasirikare ba Kristo. Ngira na nimero ya MTN nayo iba kuri WhatsApp, zose ziri kuri WhatsApp. Ni 0789300736, naho wambona. Wifuza kugira buri kintu cyose uzakimbana. Yego. Reka tugushimire mama w'amahanga, tukane ku musozo, kandi katwe ngo wakoze cyane ku bw'ubutumwa utuzaniye. Imana igumugisha. Yego. Dushimiye kandi umuntu wese wabanye natwe muri icyo kiganiro cy'ivuga butumwa. Tugeze ku musozo, dusubikiye ahangaha, ntabwo dushoje, kuko mama w'amahanga aracyakomeje gusenga. Uko umwuka mushoboje, uko umwami mushoboje, azajya akomeza abagezeho ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Murakoze cyane, mumuhamagare mugane kandi mushyikire muri rivuga butumwa arimo ritoroshye. Mumushyikire kuko nimwe bw'Imana izakoreramo. Reka mubwego namwe mujye mwumvira umwuka. Reka tugusabe noneho usenga Imana. Murakoze cyane. Reka nsabe abantu twongere duce bugufi, dusengane Imana.
mbwira abantu ngo Imana iracyakora, iracyatanga urubyaro, iracyakora imirimo n'ibitangaza. Rero ugire kwizera, datarabana nawe. amen. Turagushimiye papa mwiza, wakoze kubana natwe. Wagize neza papa, wagize neza, wayoboye iki kiganiro. Ni ukuri tukuzamuriye ibiganza. Yemerera kandi uyu mwanya data turi imbere yawe, tuzamuye abarwayi uburwayi butandukanye mu izina rya Yesu Kristo. Tuzamuye kandi abamama, abapapa babuze urubyaro. Uri Imana itanga urubyaro, uracyarema mu izina rya Yesu. Nubaremera abana bazima, mwaka utaha bazabe bacikiye abana bazima. Turakwinginze kandi abafite amadeni babishurire, kuko ubushobozi urabufite. Abafite imisozi bari kuzenguruka, wera wa Isiraheli, ndakwinginga cyane ukomeze kubana nabo. Yemerera data bakure kuri iyi misozi, yaba imisozi y'ingo zitumvikana, yaba imisozi y'abana bari kunanirana muri iyi minsi, yaba imisozi y'ubukene, ubushomeri. Hari imisozi myinshi abana bawe bariho, abantu bawe bariho, ariko uri Imana itabara kandi irengera. Uko wakoraga kera turabizi, n'ubu ni kukiri. Ndagushimiye kuri Imana wururukiye kurengera bawe, kandi ndakwinginze komeze kwagura Umusaraba TV izina rya Yesu. Mwami Imana, kandi ubakomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu. Umugisha utanga nugere kuri bose numvise iki kiganiro bakagisangiza benshi. Yemerera Uwiteka komeze kubana natwe twese, kiruta uzaduhe iherezo ryiza. Urakoze mubyeyi mwiza, gahunda bwanze gamutegeke mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha mwese mwabaye natwe. Reka tuzasubire ubutaha.